ushatse wagize nizo gukundwa nanjye baby sureba utumashyuha baby Yes guys, nongeye kuguriza ikaze kuri The Truth Inside. Twongera kugusaba imbabazi kuko twaratinze kukugezaho bimwe byiza wari ukene cyangwa se wari utegereje. Nahandi rero bibera nahanga kuri channel yawe ariyo The Truth Inside. Bantu bacu dukunda cyane bari imande n'imande. Nkubwiye ati rero katute twinjira mu kiganiro cyacu cy'uno munsi. Nta kindi nakugutinza rero ndashaka kugira ngo vaneho impaka cyangwa se turwanye impaka hirya no hino. Abantu benshi bakunda kucomparinga cyangwa se kugiranya n'ikintu n'ikindi. Wowe nkuko ubibona hano ngufitiye abahanzi babiri, harimo uwo bita Yamano ndetse no bita Bruce Melodie. Abantu benshi bakunda kuvuga yuko ngo umuziki nyarwanda bimeze gute, ngo harimo talent nyinshi cyane, harimo ababimaze kwifatira intebe bumva yuko nta ushobora kubajya hejuru, nta ushobora kubarenga, ngo umuziki bamaze kuwumenya. Ese kuko wowe nawe niko ubibona gute cyangwa se ubyumva gute? Haciyeho igihe kinini cyane, imyaka itari myinshi, haciyeho like 2 years or 1 years, Yamano soye imwe mu kiganiro bamukoresheje cyaciye hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, avuga yuko Bruce Melodie Yamano yigeze gusaba Bruce Melodie ngo amusaba collabo aza kuyimwima. Ari igihe guys, mwitondere kino kintu, hari igihe umuntu areba bitewe n'ukuntu uje cyangwa se n'ukuntu uvuga cyangwa se n'uburyo uririmba, akahita avuga ati uyu muntu mbaye muhereje collabo ejo nejo bundi bishobora kunkoraho, cyangwa se ugasanga hari ukundi bigaragaye. Ese wowe ubibona gute? Ariko ukurikije cyangwa se ubirebye neza, uyu mwana Yamano azi kuririmba pe. Tureke kushira mu ruswa cyangwa se tujye hirya kubogamira ku ruhande rumwe. Hari abantu bakunda kubogamira kuri Bruce Melodie. Ngiye namboga kabisa, reka nge ngubwize ukuri, tutaretse kubogamira hirya ku rundi ruhande. Uyu mwana bita Yamano azi kuririmba biri official kabisa, azi kuririmba kabisa. Wumvishijwe ryiwe n'uburyo aririmbamo, wumva yuko kabisa ashoboye. Ese nk'ubundi nka Bruce Melodie yamwima collabo, baravuga ngati ngo yo uri mu muziki cyangwa se uri muri entertainment ubu ufite abandi bantu bakuri inyuma, cyangwa se ushaka kuzamura tala z'abandi bana bari hasi yawe. Nka Bruce Melodie ukurikije nk'izindi labels twagiye tumenya hirya no hino, yaba muri East Africa cyangwa se muri Africa hirya no ndetse no mu bihugu by'Iburayi, abahanzi bakomeye bari bafite labels zikomeye, kandi harimo n'abandi bahanzi barimo bazi no kurimba. Tugendere urugero nko muri Marvin ifite abahanzi benshi cyane, harimo ba Star, harimo benshi cyane. Dojaz yagiye ashyira ku murongo ni benshi cyane. Barema reba basigaye batwara amagrammy. Guto nka Bruce Melodie adashobora kwicara hasi akahita avuga ati ndashaka guteza umuziki nyarwanda imbere. Nimba kuko wicaye imbere y'abantu ukahita wavuga ati ngo umuziki nyarwanda mfite ahantu ugejeje, wowe ku giti kiwe abafite ahantu abigejeje, niko ngiye mbyumva. Nawe uraza gutera comment hasi, uraza komereza ubutumwa hasi bitewe n'ukuntu byumva. Ushobora kuba waragejeje umuziki hirya, ariko none ibiri inyuma yawe, ese ni nk'abahe bantu umuziki wowe imyaka umazemo, n'abahe bantu maze kuzamura bamaze kugera kuri standard bifuzaga kuba bariho, nibe bitaramo bamaze gukora bibagaragariza. Kuko nk'ejo bundi tumaze kumva ni igikorwa cyiza yakoze, twumva yuko Kenny Solo agiye gusinya muri label ya 155, hari yagiye gusinyamo, agiye kuba umwe mu bapatina b'iriya label. Ni byiza cyane. None se nk'uyu mwana Yamano abaziriki Banyarwanda baherereye hirya no hino, nimba duteza umuziki nyarwanda imbere, reka tujye dunashyigikirana. Uyu mwana azi kuririmba biri perfect. Fata indirimbo ya Yamano uyikoreshe azi ku bandi nabo bakomeze kumva ni umunyarwanda kandi arabashije, arashoboye. Nicyo ngiye nashaka kukubwira rero kuri The Truth Inside. Ni ukuvuga ati nitukajye dukompara ikintu ku kindi, tugifate tugishyire ku kindi, tutabashe kugenzwa cyangwa se tubanze kumva ikirimo kuvugwa cyangwa kirimo gusohoka hanze. Na handi rero bibera ni kuri The Truth Inside. Reka ducimaka twumve yuko ibintu byose bigomba kugenda ku murongo umwe. Keep on, kandi unakora subscribe, unanduhereza ubutumwa hasi. Na handi nahamukanye.